bakunzi ba Imana ishimwe Clarisse Official, muraho umeze mute? Imana y'amahoro data wa twese udukunda akomeze kubaha umugisha kandi mukomeze kugubwa neza mu mirimo yanyu ya buri munsi, kandi mbashimire uko mutanga igihe cyanyu mugakurikira ijambo ry'Imana, ubuhamya, inyigisho, indirimbo, ibiganiro byiza byubaka mu buryo bwose, byubaka ubugingo, byubaka umuryango. Imana data wa twese ibaha umugisha. Nzanywe muri uyu mwanya no kubatangariza ikintu wenda kidasanzwe ariko cy'umurimo w'Imana. Ubundi iyo umuntu akora kuri afite chaîne, yafunguye chaîne, aba agomba kugira icyo bita content. Content ni iki? Ni ikintu ugarukaho kenshi gashoboka kuri chaîne yawe, kuko mu bintu YouTube isaba nicyo kirimo. Umuntu aba agomba kugira content ye ugaruka kuki kenshi gashoboka. Hari n'abatagira ikindi kintu na kimwe bavangamo, ariko njyewe nk'uko mubizi ndi umubwirizabutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana ryose ryatanga ubugingo ndaritambutsa, nzajya nanaritambutsa. Ariko ubu uyu munsi tuvugana ngiye guterura content tuzajya tugarukaho kenshi gashoboka y'umuryango. Content yanjye rero yitwa twubakane muryango nyarwanda. Reka mbasubiriremo, content yitwa twubakane muryango nyarwanda. Ariko nubwo tugiye kwibanda ku muryango cyane, muzajya mubona nandi mavuga butumwa. Mwarabibonye nkunda kuririmbana namwe, mwarabibonye nkunda gusengana namwe, ibyo nabyo ntabwo bizajya biburamo. N'ibindi biganiro mfasha bugingo n'izindi mpuguro z'ibyiciro byose ntabwo zizajya zibura. N'iki Imana yadutumye muzajya mubona ko ngishyira kuri kamera, ngishyiraho icyo Imana yantumye, icyo yambwiye kubabwira singihusha, mvuga nsenze ngerageje kutagabanya no kutongera. Ariko mu by'ukuri content yacu niyo ngiyo. Kubera iki nahisemo ko ariyo content yanjye? Nuko iri mu muhamagaro wanjye. Gute? Mu mwaka w'ibihumbi 2011 umwami Imana yarangendereye ninjoro sinziriye, arambwira ngo Clarisse, nditaba nti karame uhoraho, arambwira ngo byuka utabare umuryango nyarwanda watewe. Ndi mwihishurirwa, abazi uko Imana ivuga, abatibeshya ku kuvuga kw'Imana cyangwa ku mvugo y'Imana, nibo ndimo kubwira. Kuko hari abantu benshi ntinya ko bajya bavugishwa n'indi myuka, cyangwa ngatinya niyo mvuze kuvugishwa n'Imana mbivuga mpinda umushyitsi. Ariko pe abazi uko Imana ivuga yambwiye iryo jambo, kuko Imana ihoraho ngiye yatangiye kumvugisha mu mwaka w'1995 niho natangiye kuvugishwa n'Imana mu buryo bwihariye, ingenderera mu ishusho yayo, yakohereza marayika, narota mu nzozi, nahishurirwa ibintu bikomeye, nahamagarwa n'ijwi ry'Imana gutyo.
nabwiye Imana imbwiye ngo muri uwo mwaka wa 2011 cyangwa mu mpera za 2010 Imana irambwira ngo byukutabare. Ndayibwira ngo umuryango nyarwanda utewe n'iki? Umuryango nyarwanda ndawutabarisha iki niba unatewe? Numva mu nzozi ndisuzuguye cyane, numva nta kintu nabasha kumva ngo Imana intabarishe abantu ku rwego rw'igihugu. Nkumva reka da se nge ndi muntu ki ko ndi umuntu ugayitse. Ariko irambwira ngo haguruka ubutabare, uratewe. Kandi ndi muri iryo hishurirwa mpita niyumvamo gutambutsa ibiganiro by'umuryango kuri radio, kuko nayibwirizagaho ubutumwa bwiza gusa busanzwe bwo kubwira abantu kwihana ibyaha. Ikiganiro nk'icyo cyihariye cy'umuryango ntabwo nari nakagikoze. Naragiye ntangira gutambutsa ibiganiro by'umuryango ntangiye gutambutsa ibiganiro by'umuryango. Rero koko niho namenye ko hari ikibazo. Urumva ngewe nari narashatse 2005 mu kwezi kwa 12 ku itariki 17 nari nkibereye muri buki rwose, nta kibazo nari nzi gihari. Numvaga n'abantu bose bamerewe neza nkanjye mu muryango. Ariko ntangiye gutambutsa inyigisho, ntangira kwakira amatelefone y'abantu batandukanye, nibwo namenye ko mu muryango nyarwanda hari ibitero kandi bidasanzwe byaturutse kuri Satani. Kubera rero izo mpamvu ndagira ngo mbabwire ko umuntu akwiye no kurwana urugamba z'ubwoko bwarwo rwose. Muryango nyarwanda, miryango ya Gikristo, ntabwo ibi bitero bihari. Ntabwo kubona umuryango nyarwanda ukomeze ari ibintu bisanzwe, kuko njye umwuka wari yambishurira ari abadayimoni nyirizina bawuteye. Rero none umuntu yamenye urugamba uko rumeze, akamenya ubwoko bwarwo, akamenya ishusho yarwo, warumenye rwagutsinda gute? Uhita ushaka intwaro. Rero bantu bakurikira ishene, ndagira ngo mbabwire ko tugiye kujya tugaruka kuri iyi ngingo kenshi. Nakoraga ibyitwa teme. Teme ni ijambo ugiye kwigishaho uwo munsi, ariko content ni ijambo uhora ugarukaho, wongera ugarukaho. Tuzajya tuganira n'ibintu, ariko tuzajya tugaruka kuri content y'umuryango. Rero nimureke twubakane, kuko twaratewe. Niba twaratewe, hari abantu bakomerekeye ku rugamba, dukwiye gufashanya. Uhereye kera no mu buryo bw'abantu, abanyarwanda baratabaranaga, barafashanyaga. No mu buryo bw'Imana rero abantu baratabarana kandi barafashanya. Ndi hano kuri iyi kamera kugira ngo dufashanye, dutwaze, dukomezanye. Abakomeretse dushaka umuti wo muri ngoma mu byanditswe byera. Niba no mu muco hari igihari, tugishake tukifashishe. Niba no mu byizwe bindi, sibyo ko nta kizwe kitaboneka muri bere, ko niba gihari nacyo tukifashishe. Hanyuma umuryango nyarwanda twongere tuwubake. Imiryango ya nyarwanda, imiryango ya Gikristo ikomeze kubaho mu mahoro no mu rukundo. Bundi mu mugambi w'Imana, mwitangirira ibice 2 n'umurongo w'8 kugeza ku wa 15. Tuhasomye dusanga Imana yararemye umuryango, ikawuha n'ibyangombwa byose bigomba kuwufasha kubaho neza, unezerewe kandi umeze neza. Haranditse ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti
cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Umurongo w'10, umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Uwo mugezi uvamo wigabanyamo 4, umwe witwa Pishoni, ari ugose igihugu cyose kihavira kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa budora n'amabuye yitwa shohamu. Undi witwa Gishoni, ari ugose igihugu cyose kikusi cyangwa kikushi. Undi witwa Hidekeru, ni uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa 4 witwa Ufurati. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo kandi ayirinde. Mwabyumvise? Imana yaremye umuntu Adamu. Kugeza uyu munsi njye nemera ko kuremwa k'umuntu gukomoka ku Mana, kuko umwuka wera nyowe n'ijambo ry'Imana nararyakiriye rimbera ubuzima. Rero njye niko mbyemera. Hanyuma icyo dukwiye kumenya nuko Imana yaremye umuntu imukebera ahantu harimo ibyo kurya, harimo amabuye y'agaciro, harimo amazi meza, harimo kore yo kuzajya afatanya ibikoresho. Imana yaremye umutunke, yaremye umuntu iburemera n'ibizatuma baho neza cyane. Harimo n'igiti cy'ubugingo. Ariko kandi muremana amahitamo, aho sindi buhajye. Nabereka ukuntu ubundi mu mugambi w'Imana umuryango uba ukwiye kubaho neza. Hanyuma tugeze ku murongo wa 18, Imana yaravuze ngo si byiza ko Adamu aba wenyine. Ariko mubanze mu ndebere ishusho ya hariya hantu. Mana yanjye we, mwabonye uriya mugezi wabyaye imigezi 4? Buriya busitani bundi ishusho yabwo murabona ukuntu isa. Hari uwamfasha kurora uko isa? Imbuto z'amoko yose zari zirimo. Hari uwamfasha kurora iyo shusho? Yesu shimwe. Imana imuhishinganira ngo iritoke ngo ubu busitani, ngaya amazi, ngaya amabuye y'agaciro, ngo ubu bushishi ubundi ni ibintu bifatanya ikintu n'ikindi bikavamo igikoresho. Ishusho y'ubwiza bw'umuryango Imana yari yawuteguye neza cyane. Hanyuma ku murongo wa 18 nuhagera urasanga Imana yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha. Eva araza yisanga mu rukundo, yisanga mu mbuto, yisanga mu mabuye y'agaciro Imana yatunganije ikashyira umugabo. Ariko tugeze mu bice 3 inzoka yaraje. Bivuze ngo guterwa k'umuryango kwatangiye mu busitani bwa Edeni. Noneho tuzajya turora uko basogokuruza bitwaye, urugero rubi bagize turwirinde, urwiza bagize tuzarukurikiza. Nubwo buryo nababwiraga ko n'uyu munsi Imana inezezwa no kubona umuryango utekanye, umuryango wuzuye amahoro, umuryango wuzuye urukundo, umuryango ufite umutima utuje, umuryango ufite ibyo kurya, umuryango ukora. Umuryango ukora kuko yarabwita muhingire ibirimo kandi mubirinde. Ni ukuvuga ni mubibyaza umusaruro. Ariko mu bice 3 umwanzi yarateye.
niyo mpamvu ni umuhamagaro Imana yampamagaye. Ndashimira Imana ko hari bene data ntazi umubare uyu munsi bakiri kumwe kubera inyigisho natambukije. Abenshi baramvugisha, hari abandi ntazi, hari abari baragejeje amadosiye mu rukiko ya gatanya, uyu munsi bayatesheje agaciro, barabana babanye neza, bakomeje kubyara no guheka. Niyo mpamvu rero ngiye gukomeza iyi content. Bakunzi banjye, ntimukambe kure, mujye mukomanta, mujye murayikinga, like rwose ngo ni ingenzi burya. Like mujye murayikinga. Imana rero ibaho umugisha. Reka dusenge. Uhoraho Imana isumba byose, ndagushimiye urugendo tugendanye kugeza uyu munsi. Mfashe content mu buryo buhoraho kuzageza nshoje urugendo rwanjye. Inyigisho zose natambukije, ibiganiro byose natambukije, ubuhamya bwose natanze, indirimbo naririmbye, ndagushima kwa watanze umugisha bene data bakabikurikira, kandi bikaba byaragize ingaruka nziza ku bugingo bwabo. Mbona bihana, mbona baguye babyuka, mbona bo mu muryango amakimbirana akemuka. Ntago ari ibintu tuzazana public, kubera yuko uhoraho imirimo yawe yarivugaga. Natwe rero nta rushanwa turimo. Ndumva nifuza ko wazajya ukora ibitangaza, akanwa kanjye uko kabumbutse kavuga ibigirira abantu umumaro. Humugisha iyi content uzayishorere mwami, ari aba bana, ari abatari abana bose. Ibiganiro nzajya nkora bizabagirira umumaro. Nirukanye Satani kuri iyi content. Ndabizi ni igihe abanyarwanda bari mu kibazo gikomeye cy'umuryango. Umwanzi rero abashobora kurakara agatera n'abafite amahoro. Nirukanye umwanzi mu izina rya Yesu ku buzima bwanjye no ku muryango wanjye. Nejejwe nuko Imana yampagazeho, izakomeza kumpagararaho kugeza ashaje neza n'umuryango wanjye tugasazana amahoro. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro kubwa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.